Ese mugabo udasohoka ngo ubwire n'agabyisi ngasohoka agiye kwiga. Nta nubwo nari nzi ko bwakeye. Ubona uriya muhungu ibintu byo kwishura azabibashara. Aha. Atitaye ku wafashe intege arakomeza akiga nkabona azanye uwa nyuma. Wese amafaranga nishyura y'ishuri nayo cyane aragendesheje pe. Harya ageze ku mwana yanjye. Si umusore w'imyaka ingana kuriya. Ubundi se twazamukuye mu ishuri. Urabitindaho ikintu cy'igisaza kigeze mu myaka 19 kikaba kikiri mu wa gatatu primaire. Reka tuzamwishyurire ubu si wananiye imibare yo mu wa gatatu azabasha uwe mwuga. none se ngaho ndebe ni ugucaho rubanda bakirira uza kugahera bavuga. Nakize kumwishyurira muri boarding mvuga ngo byibuze azagenda aba umuntu muzima bibaye umujyanye aho yiga ataha byose ni cya kimwe. ahubwo mubwira byuke asohokane na banki ajye kwiga dore vakansi yararangiye. Gapyisi uko cyambereye ubu ngubu wasanga kikiryama aze nyikure. ntabwo ngiye nshaka gusubira ku ishuri njyewe. Wiki reka dore mbere ugura inete n'ubu ngofero wambarishijwe n'ubwiki. none se kuri ingofero mfite ahantu nzikura. Ahubwo njye se uba ryari ku ishuri bigana ingofero. njye ntabwo nshaka gusubira mu ishuri njyewe mvuwa nyuma njyewe. Ntabwo ushaka gusubirayo. reka njye sinshaka gusubira ku ishuri. Ntabwo uzongera no kurya ariko. Ntabwo uzongera no kurya. nuzi ubwo waba utarya. None kuki ushaka kurya utakoze ukaba udashaka no kujya kwiga. Hoya rwose njye mu nshake njye ikindi kintu njye nkora njye ndambiwe kujya ku ishuri njye gusa nkaho utabasha kwiga wabona icyo ukora ko tujye tuvugisha. ubu uri kumwe nanjye wajya kwiga. Ubu narabyaye narari. hoya njye mu uzabasha iki. hoya njye ndubonye nshaka gutwara imodokari. ushaka gutwara imodokari. hoya njye ishuri njye narihaze njye narihaze. Barumva njye nahaze ishuri njyewe. Wagize ute? Narihaze ishuri. Ubwo nta n'igisebo ucitse kubivuga byonyine kubivuga uri kumva bitakuremereye. None njyewe kurwa njye nambuka ku bantu njye numva ngo bavuga ngo atitaye ku bamuca imbaraga ngo arakomeza akiga ngo ariko akaba uwanyuma. none se njyewe reka. ariko n'ubundi tumubuze mu ishuri ko n'ubundi rwose nta kintu amazi ntabwo yarenga mu wa gatatu tukamuhigira umwuga yakora. mama warimo avuga neza. umuntu wananiwe ntabwo uzikare mbikubwira umuntu wananiwe umubare wo mu wa gatatu azabasha uhe mu. none se njyewe sinzi kubara njyewe. none se reba baratwumve njyewe mubarire 1 13 9 n'ubundi reba imyaka afite yaguma mu wa gatatu n'ubundi hoya banza urebe. none se amafaranga murimo gupfusha ubusa nta nubwo mwajya muyanguramo n'imineke mwicara hano nkayirya. ubwenge bwawe koko ni ubujyanye n'imineke. hoya mama arimo aravugisha ukuri nkajyana imineke hano. uzabasha uwe mwuga. njye ntabwo ko nshaka gutwara imodokari bimwe binini cyane bya ritiko. ibyo ntabwo mbishyigikiye. hoya njye rwose subira kwiga. indezi njyewe subira ku ishuri. mureke n'ubundi urahita mumvira mu rugo cyangwa urasubira kwiga. Arumva njyewe kurwonye ntabwo nshaka gusubira ku ishuri njyewe ushaka. Okay, ndi kukubaza uri umugabo mu rugo? Niwe mugabo hano? Okay, kuri kunjyewe narakigenda ariko njyewe nkajya kwigira njye n'ubuzima i Kigali njyewe. Ugire kwiga fata inzira ugende. Natigire kwiga wongera ugaruka. Hoye sinose gutegeye mwanyishire boarding njye nzagaruka byarangaza uko akuriko tugiye gutanga igihembwe cyane uze n'icyo ku ishuri nabaye wanyuma none ubu nongere kuki udaharanira kuba uwa mbere se ugaharanira kuba uwa nyuma. Uruzi naho ikibazo kurukumva papa njye n'umwenjeniyeri urumva ntagaze ubwenge nako ntagaze kubaka urumva nanjye rero nabyutse ndi ikigurudumu ntazi byari ibyo nta nubwo nzi kubara nta nubwo nzi no kwandika izina reka giye urumva nawe nzasubira ku ishuri ariko ntabwo uzasubirayo cyakurya wabyivugiye neza wabyutse hoye none ikibazo none uramuticu atwigisha ibintu ndo none ngagira ngo gutya none ngakatwereka ngo uruko ngo sinzi kuntu ngo bagira ngo gutya ngo kabyina ngo kunguka uko none se bani icyo baba barimo kutwigisha buri no mwana afite ikibazo mu mutwe aho kuzamujyana no kwa muganga uko mu ishuri wapi rwose ntabwo ubundi waba mbere yuko umuntu amujyana
mbere yuko umuntu amujyana ku ishuri wabanza akakijyana inde ndezina ndiye muranjyana indera ngiye ndi umusazi ngiye mbese uri muzima muri iki gitwe cyawe ape nanone w'imibiti umwana reka abagore n'impuhwe zanyu mwaja ngunguko muno bubungu urumva ngewe guruko ngewe ushaka nakunoba nozari ngiye ndimo kuvuga ndabikubwiye reba imyaka afite nambere yo kujya ku ishuri urumva ngewe reka nyine nde ntabwo nzasubira ku ishuri urumva mwamagaririza ubuyobozi se ubuyobozi bwo guhamagara byo biratanga urumva noneho ndavuze rimwe reba hano 1 2 3 wagiye gutora amakayi mu Anjo wapi jewe koro nyoza ndio mwabwa kunyonja kuzuri jewe sa nakubwiye ngo umwana no kumujyana kwa muganga use abanyeshuri bagenzi be bamuseka ibyo byo kumuseka n'ibindeba niwe ubyitera gutatiga neza gututiga neza kari byo niba ariko ngande ufite igitwe dore ko ufite n'igitwe kiruti cy'abandi gute nabwenge burimo akabuvema amazi wahakubita se ubundi harimo iki samazi uragira ute ndimo kwiyenzaho mbazi akusha hari nge nawe ninde wabyaye njyewe nyirose njyewe nose afite ubwanwa wowe urumva wambyaye ariko nta bwanwa ufite bwanwa se n'umugabo wagiye icucu kibera ikigori wowe nta bwanwa wowe ufite urinda wowe nta bwanwa ufite wowe ufite urinda madangiye ibyo bintu byo kumbwira ngo tukireke ngo nukuri amafaranga yacu ari kugendera ubusa uri kuyapfusha ubusa rwose si ibyo mubwira wumva kuri nakwicara nkajya nyaryamo umuneke kurwa ko nawe zibona kuriko niho wajya ukajya nyaryamo umuneke urumva nanjye nzibe bizi ibyo byumvishije nawe kusiga umusazi ubu yumaranye icyumweru kimwe nawe noneho ari hano byaba byagenze bite reka kana biriya bida byo muri internet bijyana ngewe ngiye mashaka kubizi umwanda ugira so tamesa waje mesa amashuka yawe reka ndindi nshaka gusubira aho ngiye ubwo nanjye turareba ari nge nawe ninjye mugabo mu rugo reka njye kwibanira ubu urajya njye kuryama ahubwo umva reka njye papa ngenda mu kwikira ingumi kwikira ingumi mbabarira umureka wo kwihuta basi mubwira wowe najya ku ishuri basi nawe najya ku ishuri 1 2 3 genda ufate ibikoresho byawe ako harimo ibintu nibaza wowe urabona uriya wamurekera ahangaha akazatuma akazimarira iki oya n'ubundi rwose pe amafaranga yacu apfa ubusa ariko kigende gipfe kuba kiguye kigwa aho ngaho n'ibise byo biraho bimaze iki n'ubundi twagakwiye no kumureka akageza akanakugura aha bakireba none se kutahamagara shoferi ngeze mutwara wowe nashaka mwe ndagira n'amaguru wagenda n'amaguru se ukagerayo uvuga ko gasenda najyaga nirishira ibizungu mukamugiye kungabura biriya bintu by'ibihungu n'ibiki nawe ziba nakora Allo shofe gira vuba uze hano mu rugo unjyanire ubuyoza kwakora ikigenda genda n'amaguru murabona mucyapa reka okay sawa ndageze mwohereze mucyapa se mu cyapa gigi sinshaka kujyana nawe none kakurungi sinshaka kujyana nawe none ngaho ntabwo twari kujyana fata bene wanjye fata yana na nyoka guherekeze n'ubundi niwe wakoroye nyose ko hasi hote genda kandi nzongere kubona uzanye urwo rugwi ushoreye urutwe uzanye biroti iriho wanyuma urwo rutwe rungana n'idegede tuzarugabana ubundi gute wakihuse tukagenda udakerereza Wari
wazi ngaje imbere nawe subirayo nawe sinshaka kujyana nawe subirayo nese ubwo urajyana nani ngwino tugende ngugeze ku mushoferi ntabwo ndi umwana kandi ndagukubita ijyana nakugenda yewe njye ntabwo nshaka kujyana ntabwo uri kubyo yewe kuriko njye ndakubwiye ngiye kuri benge wabonye ntabwo njyana najya sawa urumva njyana na mwabino gawe ugiye kumbuza kwirira umuceri ntabwo nzajya ku ishuri urumva ntabwo nzajya ku ishuri nubwo nzanagira ngiye kujya ninshaka ndara n'inganje sharumva reka ngiye mu mutira gute ngiye ubu ngubu imyaka ngiye niyo mfite yo kujya ku ishuri ngewe akari kumwe mwabicucu mwiyo muza mungura ubundi mamuzi bazo ubundi kuntu ukunda bafite Yesu w'Inazareti dore gapyisi twiganyira cyewe dore n'ubu aracyari mu ishuri ka gatipe twiganye karacyari kwiga acyambara amakabutura Yesu kwesina mwana watewe n'iki muzima mani twe twasoje kwiga twabonye akazi duhagaze ibiceri ariko wowe uracyari kwiga kugeza na nisa use nasone ufite oya nanjye biba bintu n'ukuri kw'Imana igihe twigiye ino twarizanye nose niba mwebwe mwari mufite ubwenge ngewe nari mbufite ngewe sharumva kurya imyaka yashize yose ukabutura waraye ndebera kwe ukaba ucyambara ikabutura n'agashati amashitingi noneho mundangira akazi nyine mundangira akazi utarize se reka nkubaze ubu ngubu utuntu tw'uturineti n'utugofero ubu tujyanye ku ishuri witwaje utuntu tw'utuntu utamenya ngo ugiye ku ishuri abandi se bigana rinete n'ingofero twakunanira se ubibona ukuntu kiba kiza giutaza barajya gusa cyababonye umutaza se wamutaje wamabyoje arumva akwi afite utanuka sharumva ngewe reka sharumva ngende umutaza no kuncogoza kankabaza uracyanyara ku buriri nk'ukuntu wajyaga winyarira mu ishuri sawa nyenda cyanyara ku buriri se ugeze hano ngiye kunyara kandi koko nanjye bakana kuzo kubona kera mu ishuri watinyaga gusaba urushi kinyarira wabana n'ingeso ukiyigira sharumva ngewe reka ngize ngenge gute ngewe bambwira ngo ngewe ku ishuri ngenda ndakubwiye ngo nutiga nta kintu uzambona nk'iyi si reba nkatwe twiboneye akazi uracyara aho uracyambara amakabutura n'igihe twigiye ukaba ukiri mu ishuri nyine mundangira akazi niyo akabura akazi utarize uragakura ese sha akazi kibi nubwo mukabutura yivugisha utuga ntabwo uzi kuvuga utadondubikanye utweno tutugambo umuntu atamenye kwakunanira uno si tubaza bizo babatoza umuco ngongo wo gutukana ninde wagututse se wacu wese kugiye ku ishuri ko numva tutakurusha ibitutsi none wajyanye mu gofero ku ishuri uburenete sinakubwira nkamite mwasa nawe urumva kuri kumva utazamenya ngakira nkuko nakwasa ubungu burya si buno yamanga data nigakura nikava kwinongo si twaze twigana ungano kuko kureba ukuntu twanganya ariko gahora kangana kukangana n'upantaro kambaye nikajya kanagara ariko niyo naba nagusumba nago tunganya imyaka bajya bagira ngo iyo bagiye kurya baragasohora cyane rwose reka ariko akaga tukuye n'inuza wowe amaze nyine arasoma amafaranga wese wasabura kandi ibi ni ibiceri bazakura imana itone imana umuntu aba yifitiye ibibazo namwe mukazana ibibazo by'ibyo urasa n'ibibazo bye witonda ariko nindangiza amashuri ibibazo nzaba perezida tukagura agahenda abandi bakabonera ubuntu urumva ngewe reka umva ngewe nzaba perezida kandi mba perezida tukagura agahenda abandi bakabonera ubuntu wanuza wowe kubita ikofi ukagura ugendera uyobora igihugu uyu nawe uzayobora igihugu uzayobora igihugu cyahe umva tansiyo bro gapfise witonde
Oye nta muntu ubora mu ijisho ngewe. Witonde. Amani rero arakaruta. Niba ugifite amahane nk'aya kera naho uzaba muri iki gihugu cya perezida. Ndabikubwiye kandi. Nagukuramwo amaso mu mashuri ufite akahita undi reka muzana no ku ishuri wari ugiye. Wanguramo amaso jewe utwo twanga twatunga no kureho ni kuza yuki. Reka wose urabufite nicyo napaga na papa urabufite. Nicyo ibaze rero kuba ucyambara amakabutura ufite ubwanwa ukajya kwiga ku ishuri wambaye ikabutura ufite ubwanwa. Nitaye ku banci imbaraga ndakomeza nkiga. Agaciro wanyuma ko barabivuze. Atitaye kwa mukirekire ku ishuri. Kavuze byo ari wowe. Kagenda mukobwa n'amaguru. Waruzaho. Mundi suragenda nguzanye. Witonde. Ndakubwira ngo witonde uramenye ntuze kumva. Mungu wawe ngenda kubwira ati nawupa. Amukubita igipfusi kimwe nawe n'inzira ujyanye wari ugiye guca muri kujyana ku ishuri kayibi. Akabaye ari gapyisi ko. Utazajya ngo ari kera. Nakubwira ngo burya si buno. Kweke nakuvunye izuru ubu nakongera. Burya si buno nibyo nakubwiraga wari vuye cyane ku munango wabisubiye. Uri n'agatege. Ariko ubundi uko uvuga ko cyane akora kwa ushaka wewe ndakubita ingumi. Nakubwira ngo witonde. Zunguza twanga twanutwo dukabutura mve mbere njya ku ishuri. Wowe uzasazira mu ishuri nk'intuza. Ubwanwa muri gardien. Wowe uzasazira mu ishuri nk'intuza ndabikubwiye. Simvuze rero kuzasazira mu ishuri nk'intuza. Tuzahura. Yendo vacances reka ngiye kwiga izarangira. Ndura nawe. Ariko nakoze tuzongere dura nkwereka icyo amafaranga akora kuko dore muri primaire warankanze urankanga ariko naje kuza buriya nimbwa burisha ubwo. Kakurya. Urabizi nawe kakurya. Hajya kukurya ikagusha. Maza ngiye gushuye bugenda bite. Byagenda urayica no sare ibindi. Urayica. Yes, none umwiteka kanye mwite bibo. Urashaka gufasa ngo wase wakigendera amahoro wa mugabo we ko gusima. Mane uri kuduterera igiye uri kudutesha igiye kayime yacu uri kuyangiza. Icyaba kiza no kwafata ubundi bwawe ukagenda mane. Nanjye ndukumva ubwo se wikoye ngo atabiki. Uramenye udapfa wakagabo we mbaba gapyisi. Isengeri y'umweru yarinze ubwo ibimuhondo ntago ubona amazi ntago wafura. Isabune zarabuze. Barananiranya kukana ni iwabo simbizi. Uru yanyu we kumwe akajya kava mu nzira. Ubu papa wawe nawe na mama wawe bazi ngo barabyaye babyara iki ko bagenda. Pone je nabikubwo utaza kumva uramenye ujya kugwa hijwi. Uko bari gira witonde nagukubita no gukora mata. Nguwe mbanda ngukubita kandi gapyisi ndagukubita. Gapyisi mubabariye mani mubabariye. Ase wamubabariye mani wamubabariye. Je ndatabaza uko ngenda kwicurura ubundi namukano. Kandi ngenda kwica. Abantu babyumve nje ni bagutabara. Wande kuye gapyisi wande kuye. Gapyisi wande kuye ngigendera. Mubabariye wande kuye ngigendera gapyisi. Gapyisi je ndagukubita. Wamubabariye. Je ndagukubita niba dukize. Kure twigendera mani mubabariye. Kandi je ndagukubita niba dukize. Niba dukize. Jene ukuta niba dukiza. Akubwiye kandi nawe ndacyakubwira. Ntabwira ku munsi uzaba ari umunsi uzaba umwe wonyine. Gabo tugira amani tugashinga nete akagenda. Twanga tongaye tu zongozo bwa ko turasora kwishura agasaza mu ishuri. Imungure murya nizo zabatera umushiya no kugwingira tu. Atazigata Witonze nitaye ku banci imbaraga. Kurukumu nzakomeze niga ariko nkomeze umbu wanyuma ariko ntago muzambara. Jane zaga kwishura akagwa mu ntuza agahambirwa.